Mu minota 3 n'amasegonda 12 gusa ubumenyi niba watsindiye uruhushya rwa burundu rwo gutwara ipikipiki. Ni mu gihe ku modoka naho bifata munsi y'isaha, ubundi ukajya kumva bati ikizami cyo gutwara mu muhanda kirarangiye, watsinze. Ukimara gukora uhita umenyeshwa niba wegukanye perimi yawe nako kanya. Aha hakoreshwa ikoranabuhanga gusa mu gukora ndetse no gutanga amanota. Nta gitutu cy'umupolisi cyangwa kumwe bavuga bati nta gitutu cy'umupolisi nk'uko abantu bashukunze kubivuga ngo batinya imyambaro y'abapolisi, ngo ntibaseka, ngo babareba nabi. Ntaho uzahora umupolisi, ni wowe n'imodoka yawe n'ikoranabuhanga. Ariko nk'ibisanzwe dukora ibiganiro byibanda cyane ku ikoranabuhanga. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kureba uko ibi bizamini byo gushaka impushya zo gutwara ibinyabiziga bikorwa ariko hifashishijwe ikoranabuhanga. Tureba kuva winjiye muri iki kigo cya Busanza, turebe ibyiciro byose waje gukora ikizamini anyuramo nuko bikorwa kugeza umaze gukora ikizamini cyawe, umenye niba watsindiye perimi cyangwa se utsinzwe. Uramenya uko uruhushya rw'agateganyo ruzwi nka provisoire ruhakorerwa. Turebe uko uruhushya rwa A rwo gutwara ipikipiki rukorerwa, aho ikizamini cyo gutwara ipikipiki kigizwe n'ibice 4 ari byo kunyura mu munani, guhunga inzitizi, kunyura mu kayira gafunganye no guhagarara bitunguranye. Kugeza ubu muri iki kigo cya Busanza hakorerwa ibizamini by'urwego A, B, C, D na D1, aho ku modoka ibyiciro byose bijya kumera kimwe. Nitugera ku modoka aho turareba uko ibyiciro 9 byose bikorerwa mu kibuga bikorwa. Ibi byiciro ni ibi bikurikira: aho batangirira ikizamini, guhagarara ku buhaname, guhunga inzitizi, aho banyura bazenguruka, guparika ku ruhande, guparika basubira inyuma, aho bahindurira amavitesi, guhagarara bitunguranye, ndetse n'aho basoreza ikizamini. Ndetse turabereka no mu muhanda muri circulation kugeza ubonye perimi. Ikizami cyo gutwara mu muhanda kirarangiye, watsinze. Kuri buri cyiciro cyose tuvuze turerekana uko gikorwa ndetse namwe mu makosa wakora ugahita utsindwa ako kanya, nayo ushobora gukora ukemererwa gukomeza. Icyo usabwa ni ukureba iyi video yose kugeza irangiye ugasobanukirwa, aho tuza no kwerekana uburyo ushobora kwirinda amwe muri ayo makosa. Niba uri mucya kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa X, menya ndakubitsa gukora subscribe, gukora no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr Buda, muhawe ikaze. Mu kiganiro cyabanje twakoze kuri ubu buryo bushya bw'ikoranabuhanga bwo gukora ikizamini, twibanze cyane ku ikoranabuhanga n'imikoreshereze yaryo kuri iyi site ya Busanza. Niba utarakibonye ushobora kukireba, link y'iki kiganiro iri muri description y'iyi video ukureba nonaha. Ubu noneho tugiye kwibanda mu gukora ibizamini mu buryo bwa nyabwo gusa. Ukigera kuri iyi site ya Busanza wakirwa n'abapolisi, nabo bakakwereka aho bakirira abagiye gukora ibizamini. Kugira ngo uze hano ariko ugomba kuba warabanje kwiyandikisha ku rubuga rw'Irembo usaba gukorera ikizamini muri iki kigo. Ukigera aho binjirira habanza kugenzurwa kuri gahunda yo gukora ikizamini kuri iyo tariki n'iyo saha. Iyo kugenzura amakuru y'ibanze birangiye, werekwa aho ujya ukerekana ubutumwa wahawe n'Irembo, ndetse bakagenzura niba wakoze andi magenzuro yose wasabwaga gukorerwa. Iyo ugiye gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo provisoire, iyo umaze kwerekana ubutumwa wahawe n'Irembo, nawe werekwa icyumba ujya gukoreramo ibizamini. Aha werekana indangamuntu yawe y'umwimerere ndetse ugatera n'igikumwe kugira ngo harebwe koko niba ari wowe wanyawe ugiye gukora ikizamini, kuko aya makuru yose aba yarahurijwe hamwe n'ikigo cy'igihugu cy'indangamuntu NIDA. Iyo umaze gutera igikumwe uhita uhabwa nimero ya mudasobwa uza gukoreraho ikizamini. Izi ni mudasobwa zitagira aho bandikira hazwi nka keyboard, ahubwo ukoresha imbeba yayo cyangwa mouse, kuko ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo kiba kigizwe n'ibibazo 20 byo guhitamo gusa bisubizwa mu gihe cy'iminota 20. Amanota yo gutsindiraho ni uguhera kuri 80 kugeza ku 100. Aha ni ku bagiye gukorera uruhushya rw'agateganyo. Mu gihe ugiye gukorera uruhushya rwa burundu, nawe unyura muri za nzira twabonye, ariko nanone ugasabwa kwerekana uruhushya rw'agateganyo wari usanganywe. Aha ni kuri kategori A na B. Naho mu gihe ugiye gukorera izisumbuyeho ho usabwa kwerekana uruhushya rwa burundu wari usanganywe, hakagenzurwa n'andi makuru yawe yose ko yuzuye. Iyo iri genzura rirangiye rero, noneho woherezwa mu cyumba kirimo muganga. Harebwa niba ureba ukanumva neza, kuko utwara ikinyabiziga agomba kuba ari mutaraga, ndetse akareba n'izindi ngingo. Iyo basanze uri mutaraga, ni ukuvuga uri muzima, werekeza mu cyumba gitangirwamo amabwiriza.
iyo muganga asanze hari impamvu ituma utakora ikizamini ugirwa inama yo kubanza kwivuza. Iyo muganga yemeje kuri muzima ku buryo wakora ikizamini ujya mu cyumba gitangirwamo amabwiriza, aho umenyeshwe ko ikizamini cyose gikorwa, ibyiciro bikigize, uko amanota abarwa n'ibindi, aho ushobora no kuba utegereje muri iki cyumba, aho uvamo uhitira mu kizamini nyirizina. Mbere yuko turebe uko wakora ikizamini cy'imodoka, reka tubanze turebe uko ikizamini cyo gutwara ipikipiki gikorwa, cyane ko cyo kimara umwanya muto ugereranyije n'icy'imodoka, aho kigizwe n'ibyiciro cyangwa ibice 4 gusa, byose hamwe bigakorwa mu minota 3 n'amasegonda 12. Icyo ni ikizamini cyo gutwara ipikipiki. Ibi bizamini byose bikorerwa mu Busanza, utangira na amanota 100 agenda agabanuka buri uko zikosa, warangiza uri munsi y'amanota 80 ukaba uratsinzwe. Wasoza ikizamini gifite hejuru y'amanota 80, ubwo ubutsindiye perimi yawe. Nyuma yo guhabwa amabwiriza yose, noneho utera igikumwe kugira ngo hemezwe koko niba ari wowe wanyawe ugiye gukora ikizamini wiyandikishijeho. Ubundi ukicara kuri moto ukitegura. Iyo wumvise umaze kwitegura neza, uvuze ihoni rimwe gusa, ubundi ikoranabuhanga rigatangira kuguha amabwiriza y'uko ugiye gukora ikizamini cyose. Iyo urengeje amasegonda 30 utarahaguruka kandi wahawe amabwiriza yo gutangira, ikoranabuhanga rigukura mu kizamini ukaba uratsinzwe. Utangirira ku gice cyitwa kunyura mu 8 course mu zindi ndimi. Aho urasabwa gukora ibi bikurikira: kunyura mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi, kudakoza ipine ry'ipikipiki ku mirongo yo ku ruhande, gukomeza gukurikira iki cyerekezo ariko ntukure ibirenge hagenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Muri iki cyiciro ushobora gukora amakosa ugakurwaho amanota ukemererwa gukomeza ikizamini, ariko hari bitihanganirwa. Iyo umaze amasegonda 30 utaratangira ikizamini ndetse no kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe, aha uhita ukurwaho amanota menshi ahita atuma utsindwa ukava mu kizamini. Nkuko byumvikana, aho ukurwaho amanota ari hejuru ya 20, kuko nibwo uhita ujya munsi y'amanota 80 aba ategetswe kujya hejuru ngo utsinde ikizamini. Iyo usoje igice cya mbere, noneho ukomereza ku gice cya kabiri, aho uhunga inzitizi. Aha baba bagira ngo barebe uko wakitwara mu gihe usanze igice cy'umuhanda gifunze, nanone wagera imbere ugasanga icyo wanyuragamo bagifunze, bikaba ngombwa kugaruka mu gice cya mbere. Aha rero dore ibyo usabwa gukora. Mbere na mbere ugomba gukomeza mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa by'umweru bishushanyije hasi. Ugomba kudakoza ipikipiki yawe ku mirongo yo ku mpande, kutanyura hejuru y'imirongo y'inzitizi, kandi ntukure ibirenge byawe hagenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Aha iyi mirongo y'inzitizi ishushanyije mu mwambi uba ugomba kuyinyura hejuru. Ikindi kandi urasabwa kwitaza utu duce duciye hasi ku isonga ry'iki kimenyetso cy'umwambi. Iyi ni nayo mpamvu bifite ikinyarwanda gisobanutse cyane. Polisi iti guhunga inzitizi. Muri iki gice cyo guhunga inzitizi ho, amakosa agaragaramo ashobora kwihanganirwa ugakomeza ikizamini cyawe mu gihe utarajya munsi y'amanota 80% watangiriyeho. Nubwo ukomeza ariko uba ugenda ukurwaho amanota bitewe n'ikosa wakoze. Igice cya gatatu rero ni ukunyura mu kayira gafunganye, narrow. Bamwe batebya bagira bati agacumo gakeya nk'ipine karakarango karagoye imana ntago ari nka demarage biramvunanye nkanswe kwitwaramo bazakita demarage ya moto. Bati iyi ni demarage ya moto, bitewe n'ukuntu usabwa kuhanyura witonze, utihuta cyane, uyobora amahembe y'ipikipiki yawe neza kugira ngo ntukore ku mirongo yo ku mpande. Aha rero dore ibyo usabwa gukora. Ugomba gukomeza mu cyerekezo gitegetswe, ntukore ku mirongo yo ku mpande. Ugomba kumara nibura amasegonda 7 cyangwa arenga mu kayira gafunganye, kuva ipine ry'imbere ryinjiye kugeza ipine ry'inyuma risohotsemo. Ugomba kudakura ibirenge byawe ahagenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Kuri iki gice naho amakosa agaragaramo yose arihanganirwa, ukaba wakomeza ikizamini. Gusa hari amanota avaho birumvikana, nkuko tubikesha urubuga rwa polisi y'igihugu. Ariko reka twiganirire. Ari ubu buryo bushya bwo gukoramo ibizamini byo gutwara hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse n'uburyo busanzwe, kuri wowe n'ubuho ubona bworoshye kurusha ubundi? Mutubwire ibitekerezo byanyu muri comment. Mbere yuko dukomeza ariko ndakubiza gukanda like kuri iyi video niba wakunze ibikubiyemo. Iyo uvuye mu kayira gafunganye, noneho ugera mu gice cya 4 ari nacyo cya nyuma, cyitwa emergency stop.
guhagarara bitunguranye. Aha ugera ku cyapa cy'umuvuduko w'ibirometero 25 ku isaha, ariko wowe uri kugendera munsi yawo. Iyo umaze kurenga iki cyapa noneho ukaba warenze umuvuduko w'ibirometero 25 ku isaha, ari nawe utegetswe kugerana ku murongo wo gusorezaho uri kugenderaho, aho usabwa guhita uhagarara byihuse, emergency stop, aho usabwa guhita uhagarara byihuse ufashe feri mu buryo butunguranye, ariko nanone nturenge uyu murongo w'umweru uri imbere yawe, kandi igihe uhageze ntukure ikirenge cy'iburyo aho gikandagiye ku ipikipiki. Muri iki cyiciro nacyo hari amakosa yihanganirwa, ugakurwaho amanota gusa ukaba wakomeza ikizamini, ariko nko kutagendera ku muvuduko w'ibirometero 25 ku isaha umaze kurengaho ikizamini gitangirira, kugera ahemerewe guhagarara, ndetse no gukomeza ntuhagarare hagenewe guhagarara. Iyo ukoze ikosa rimwe muri aya, na burya waba nta rindi kosa waba wigeze gukora, uhita utsindwa ikizamini. Ni ukwigengesera cyane rero mu gihe uri gukora iki kizamini. Aha ni nayo ikizamini cyo gutwara ipikipiki kirangirira, aho bifata iminota 3 n'amasegonda 12 gusa ugahita umenyeshwa niba watsinze, mu gihe nta manota watakaje atuma ujya munsi y'amanota 80% aba asabwa ngo utsindire perimi. Wayajya munsi ukaba uratsinzwe kuri iyo nshuro. Mbere yuko tujya mu kizamini cy'imodoka, aho tureba uko ibyiciro 9 byose bikorwa nk'uko twabiberetse kuri moto, ndetse n'amakosa ahanirwa cyane nuko wayirinda, ndagira ngo mubwire ko turi kumwe n'ikigo Twika SMM Limited muri iki kiganiro. Aba bakaba bagufasha kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe, gukora monetization ku mbuga zirimo YouTube n'izindi, kuzamura aba subscribers, views, followers za TikTok na Instagram, gukora ibyamamazwa by'amoko yose mu mashusho n'amajwi, gukora ibyegeranyo n'ibindi, kuboostinga social media zawe ubundi abakiriya bakisukiranya ku mbuga zirimo Instagram na Facebook, ndetse n'ubujyanama muri byo. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri izi nimero muri kureba kuri screen yanyu nona. Ikaze. Reka noneho turebe uko ikizamini cy'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga ahakorerwa kategori B, kategori C, D na D1. Amabwiriza y'uko ibi bizamini byose bikorwamo arasa, ndetse n'ibice byose by'ikizamini ni bimwe, uretse mu kizamini cyo guhindura vitesse z'ikinyabiziga utwaye bitewe n'ubwoko bwa kategori uri gukorera. Aha rero hari urugero rw'ikizamini cy'uruhushya rwa burundu kategori B, gusa kubera ko n'ubundi bizamini bisa, aha n'ubundi wareberaho mu gihe ushaka gukorera n'izindi kategori. Aha turahera ku kizamini cyo kuzenguruka muri iki kibuga, nyuma tuze gukomereza no muri circulation. Nyuma yo guhabwa amabwiriza n'ubundi yajya gusa nayo twahawe kuri moto, kuko amanota naho aba ari 100 agenda agabanuka bitewe n'uko ukoze amakosa, ariko ugasabwa gutsindira hejuru ya 80% nibura. Iyi saha yawe wagenewe gukorera ikizamini igeze, rero umupolisi arakuzana akakwereka nimero y'imodoka ugiye gukoreramo ikizamini. Wicara mu modoka imwe gusa ukayivamo usoje ikizamini cyose udahinduranyije nk'uko byari bisanzwe. Iyo ugeze mu modoka noneho ni wowe gusa uyirimo, ariko hakabamo ikoranabuhanga rigufasha kuvugana n'umupolisi ushinzwe kugukurikirana. Aha haba harimo indangururamajwi wumviramo ubutumwa n'amabwiriza, ndetse na mikrofone ushobora kuvugiramo nk'igihe ubaza n'ibindi. Uyu mupolisi uri kukureberera agusaba gushyira igikumwe cyawe ku cyuma cyabugenewe kugira ngo koko hemezwe ko uyandikishije ari nawe ugiye kwikorera ikizamini, hataba hajemo andi manyanga. Aho ugomba gukurikiza ibimenyetso n'ibyapa bigaragara muri iki kibuga. Tangira ikizamini. Nyuma yo kubwirwa gutangira ikizamini, ntiwemerewe kurenza amasegonda 30 utaratangira. Uba ugomba guhita ucana itara ndanga cyerekezo mu gihe uri guca kuri uyu murongo wo gutangiriraho, werekana ko uvuye aho wari uri ukaba ugiye kwinjira mu muhanda. Aho utangira washyizemo indanga cyerekezo y'ibumoso, ukirinda kurenga metero 8 utarakuramo iyo ndanga cyerekezo, ari nako uhita ukuramo feri y'intoki. Muri iki gice cya mbere cy'ikizamini, amakosa yose arihanganirwa ugakurwaho amanota ukaba wakomeza ikizamini, uretse kurenza amasegonda 30 utararenga umurongo batangiriraho, aho uhita utsindwa ikizamini ako kanya. Nyuma yo kurenga uyu murongo wo gutangiriraho, noneho uhita winjira mu gice cya kabiri kizwi nko guhagarara ku buhaname, slope course, cyangwa ibimenyerewe nka demarrage. Ibyo usabwa gukora rero ni ibi bikurikira: kunyuraho ibyapa bishushanyije hasi bikwereka, guhagarara habugenewe ukoresheje feri ku buryo imodoka ibihagaze mu mwanya wabugenewe, kuba wahagarara hejuru y'amasegonda 3 ariko nanone nturenze amasegonda 9 utarahaguruka, kwirinda ko imodoka yagusubirana inyuma ikarenga santimetero 50 mu gihe ugiye guhaguruka.
Muri iki gice cya demarage bisaba kwigengesera cyane kuko nubwo harimo amakosa yihanganirwa ugakurwaho amanota gusa ugakomeza, harimo 3 ukora ugahita utsindwa ikizamini ntiwemererwe gukomeza. Muri ayo harimo kudahagarara hejuru y'amasegonda 3 ku buhaname, gusubira inyuma burundu ukarengaho ubuhaname butangirira, no kudashobora kongera kwatsa imodoka igihe kuzimanye ukarenza amasegonda 30 yose. Iyo ukoze rimwe muri aya rero uhita utsindwa ukava mu kizamini. Iyo umaze gukora demarage neza, noneho ukomereza mu gice cya 3 cyo guhunga inzitizi. Aha ho usabwa gukora ibi bikurikira: gukomeza imbere mu cyerekezo weretswe n'ibimenyetso by'umwambi bishushanyije hasi mu ibara ry'umweru. Aha kandi uba ugomba kwirinda gukandagira ku mirongo yo ku mpande hamwe n'imirongo irombereje itambitse usanga iburyo n'ibumoso bwawe. Usabwa kandi kunyuraho uhungira inzitizi mu gihe kitarenze umunota umwe. Mbere yuko dukomeza ariko ndakubiza gukora subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa Xmenya niba uri mushya, kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Igice gikurikiyeho ni ukunyura mu masangano y'imihanda aho unyura uzenguruka ibyitwa roundabout cyangwa rond-point. Bitewe n'amabwiriza y'ikizamini, waba ugiye kuzenguruka irompuwe ku nshuro ya mbere, iya kabiri ndetse n'iya gatatu, ntiwemerewe gusohokera mu nzira ikurikira iyo winjiriyemo, ahubwo uraharenga ugasohokera mu nzira ikurikiyeho. Dore ibyo usabwa gukora byose muri rompuwe: ugomba guhita ucana itara ndangacyerekezo ukinjira werekana aho usohokera. Ugomba kwinjira aho banyura bazenguruka ubanje kureba ko nta yindi modoka yagutanzemo. Mu gihe harimo indi modoka ugomba kuyireka ikabanza igatambuka mbere. Ugomba kunyura mu gice cy'iburyo kandi ntugomba kurenza umunota umwe utarasohokamo. Mu gihe ugeze aho usohokera nabwo ugomba gucana itara ndangacyerekezo rigaragaza aho werekeje kugira ngo hatabaho kujijisha ibindi binyabiziga. Muri iki gice nabwo hari amakosa babarirwa ugakurwaho amanota ukaba wakomeza mu gihe ukiri hejuru ya 80, ariko kurenza umunota umwe uri mu masangano cyangwa se kwinjira mu masangano unyuze mu cyerekezo cy'ibumoso bihanishwa guhita utsindwa ikizamini. Ariko reka twiganirire, ari ubu buryo bushya bwo gukoramo ibizamini hifashishijwe ikoranabuhanga n'ubusanzweho bwa gakondo, kuri wowe ni ubuhe ubona bworoshye kurusha ubundi? Mutubwire ibitekerezo byanyu muri comment. Ndabizi ubu uri kwibaza uko uzazenguruka muri izi rompuwe neza udasohokeye akurikirana n'aho winjiriye. Mu gihe ukibyibaza ariko rero ndagira ngo nkwibira akabanga nkumenyeshe amahirwe adasanzwe kuri wowe ushaka gukomeza amashuri yawe mu bihugu byo hanze bifite uburezi bwateye imbere. Muri Starlord Consultancy bagufasha kubona full scholarship yo kwiga mu Bushinwa, waba ugisoza segonderi, ushaka gukomeza masters na PhD, waba ushaka kwiga ubuvuzi nka pharmacy na nursing, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ubukungu, engineering z'amoko yose, yaba ari civil engineering, mechanical engineering n'izindi. Ukaba wakiga ubukerarugendo, social sciences, material sciences n'ibindi. Muri iyi scholarship kandi habakuyemo amafaranga y'ishuri ndetse n'ibijyanye n'imibereho byose. Ku bindi bisobanuro uhamagara cyangwa ukandika kuri WhatsApp kuri izi nimero, cyangwa se ukabasanga mu nyubako ya Chic mu mujyi wa Kigali kuri floor ya hasi ubundi bakagufasha. Nyuma yo kuzenguruka rompuwe neza, noneho hakurikiraho ikizamini cyo guparika ku ruhande, parallel parking. Ibikorwa ni ibi bikurikira: kwinjiza imodoka muri parking isubira inyuma, guhagarika imodoka ku murongo wabugenewe. Aha uba wemerewe gukoza ipine y'imodoka kuri uyu murongo munini w'umweru, ariko ntuyikoze kuri kano karongo gato ko ku ruhande. Ugomba gusohora imodoka muri parking ari uko ikoranabuhanga rikubwiye ko ikizamini cyo guparika kirangiye. Ikizamini gikorwa iminota 2, iyo irenze urabihanirwa. Andi makosa yose arihanganirwa ugakurwaho amanota ukaba wakomeza, ariko iyo winjije imodoka ireba imbere bwo uhita uva mu kizamini kuko ubutsinzwe. Nyuma yaha ugera mu gice cyo guhagarara bitunguranye, emergency braking. Aha usabwa gukora ibi bikurikira: iyo wumvise ijwi ryo guhagarara bitunguranye umenyeshwa n'inzogera z'ikoranabuhanga, ugomba guhita uhagarara ako kanya utarengeje amasegonda 2. Ugahita ucanira icyarimwe amatara ndangacyerekezo, ibinyoteri mu gihe kitarenze amasegonda 3 ukimara kumva inzogera zikubwira guhagarara. Hanyuma ugahita uzimya amatara ndangacyerekezo ugahaguruka ukagenda. Ibyo byose ubikora mu gihe kitarenze amasegonda 5. Amakosa yose hano ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizamini.
uku guhagarara bitunguranye ariko siko buri gihe bikorwa hano cyangwa ngo bikurikirane n'iki kizamini, kuko nyine ni uguhagarara bitunguranye, ariko nanone utari mu kizamini watungurwa guhagarara. Uba ugomba guhora witeguye rero igihe wakumva inzogera ukibwiriza icyo gukora. Nyuma y'ibi noneho ugiye kunyura muri rompoye ku nshuro ya kabiri. Aha nabwo ugomba guhita ucana itara ndangacyerekezo ryerekana aho usohokera. Ikindi kandi mu gihe hari ikindi kinyabiziga usanzemo ugomba kubanza gutegereza. Iyo ugeze aho usohokera ugomba gucana itara ndangacyerekezo ryerekana aho werekeje kugira ngo hatabaho urujijo ku bandi bakuri inyuma. Igice gikurikiraho ni uguparika usubira inyuma, T-course. Ibyo usabwa gukora ni ibi bikurikira: kwinjiza imodoka muri parikingi isubira inyuma, guhagarika imodoka ku murongo wabugenewe wirinda kwegereza imirongo y'umweru yo ku mpande zombi z'ikinyabiziga, gusohora imodoka ari uko ikoranabuhanga rikubwiye ko ikizamini cyo guparika kirangiye. Ikizamini cyo guparika gikorwa mu minota 2, iyo irenze nabyo urabihanirwa. Ku yandi makosa ukurwaho amanota gusa, ukaba wakomeza ikizamini mu gihe utarajya munsi y'amanota 80%, uretse iyo winjije imodoka ireba imbere muri parikingi uhita utsinda ikizamini nako kanya. Aho iyo uhavuye unyura muri rompoye ku nshuro ya gatatu. Aha nabwo ugomba guhita ucana itara ndangacyerekezo ryerekana aho usohokera. Ikindi kandi mu gihe hari ikindi kinyabiziga usanzemo ugomba kubanza gutegereza. Iyo ugeze aho usohokera ugomba gucana itara ndangacyerekezo ryerekana aho werekeje kugira ngo hatabaho urujijo ku bindi binyabiziga bikuri inyuma. Nyuma ya rompoye ya gatatu noneho ugiye kwerekana ubuhanga bwawe bwo guhindura vitesse, gear course. Aha kuri buri kategori irihariye mu buryo bwo guhindura vitesse. Nko kuri kategori B usabwa gukora ibi bikurikira: kurenga uyu murongo w'umweru batangiriraho guhindura vitesse uri muri vitesse ya mbere kandi ufite umuvuduko uri hasi y'ibirometero 20 ku isaha. Nyuma yo kurenga uwo murongo w'umweru usabwa kongera umuvuduko ukarenza ibirometero 20 ku isaha, ukava muri vitesse ya mbere ugashyira muri vitesse ya kabiri. Usabwa kandi kugera ku murongo basorezaho wasubiye munsi y'umuvuduko w'ibirometero 20 ku isaha kandi nanone wagurutse muri vitesse ya mbere. Naho kuri kategori C ho rero iyo urenze uyu murongo uvana muri vitesse ya 7 ugashyira muri vitesse ya 8 ukajya kugera ku murongo wo gusorezaho wagarutse muri vitesse ya 7 n'ubundi. Umuvuduko wo ni umwe nk'uwo tubonye haruguru kuri kategori B. Kuri kategori D na D1 bikorwa mu buryo bumwe, aho uhindura vitesse ya 2 ukajya mu ya 3 ukagera ku murongo wo gusorezaho wasubije muri vitesse ya 2. Naho ku modoka za automatique kuri kategori B auto usabwa kurenga umurongo batangiriraho ugahindura vitesse uri munsi y'umuvuduko w'ibirometero 20 ku isaha. Nyuma yo kurenga uwo murongo ugomba kwihuta ukarenza umuvuduko w'ibirometero 20 ku isaha ukaza kugera ku murongo basorezaho wasubiye munsi y'umuvuduko w'ibirometero 20 ku isaha. Aha byarasobanutse neza. Kuri perimi yawe haba handitseho B auto mu gihe wakoresheje ikinyabiziga cya automatique ukorera perimi, kandi ukaba utemerewe gutwara imodoka ya manuel kuko byagusaba gukora ikindi kizamini cyayo. Ni mu gihe wakoreye kuri manuel we ashobora no gutwara imodoka ya automatique nta kindi kizamini akoze. Muri iki gice cyo guhindura vitesse amakosa menshi arihanganirwa agakurwaho amanota gusa ugakomeza mu gihe utarajya munsi ya 80%. Igice cya nyuma ni ukugeraho basoreza ikizamini, finishing course. Aha usabwa gukomeza mu cyerekezo weretswe n'icyapa gishushanyije hasi mu muhanda kikwereka aho basoreza ikizamini. Ugomba kurenga umurongo basoreza ikizamini wacanye ikinyoteri cy'iburyo. Iyo utsinze iki kizamini cyo mu kibuga twabonye ko gikorwa mu minota 12 n'amasegonda 38 wemererwa gukomeza mu kizamini cyo mu muhanda. Mbere yuko tukigeramo ariko hano hari amwe mu makosa areba ibice byose by'ikizamini twabonye ugomba kumenya ukayirinda. Muri ayo twavuga nko gutambara umukandara, kurenza umuvuduko w'ibirometero 20 ku isaha, kuzima kw'imodoka. Aya makosa yose uko ari 3 ahanishwa gukurwaho amanota ariko ukaba wakomeza ikizamini. Aya tugiye kuvuga kurikirayo ahanishwa guhita utsindwa ikizamini ako kanya. Muri ayo harimo kurenza igihe cyagenwe cyo gukora ikizamini cyose, gusimbuka ikizamini ndetse no guteza impanuka. Ariko reka twongere twiganirire. Ari uburyo bushya bwo gukoramo ibizamini byo gutwara ibinyabiziga hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse n'uburyo busanzweho bwa gakondo. Kuri wowe n'ubu ubona bworoshye kurusha ubundi?
mutubwire ibitekerezo byanyu muri comment. Mbere yuko dukomeza ikizamini cyacu mu muhanda ariko nyamuneka ndakubiza gukanda like niba kunze ibikubiye muri iyi video. Kora subscribe dukomeze kubana mu biganiro bidasanzwe nk'ibi. Ikizamini cyo gutwara imodoka mu muhanda ugikora atangira afite amanota 100. Ayo manota agenda agabanuka bitewe n'amakosa ukora. Iyo ugeze munsi y'amanota 80 uba utsinzwe. Gutsinda bihera ku manota 80 kugeza ku manota 100 ni ibisanzwe twabibonye mu bizamini byinshi. Ukora ikizamini iyo amaze gutsinda ikizamini cyo ku kibuga ahita akurikizaho icyo mu muhanda. Ikoranabuhanga niryo rimuha umugenzura examiner, ntabwo ari umuntu wihitiramo umugenzura cyangwa se uwagenzura. Umuhanda ari bukoreremo nuko ikizamini kiri bukorwe nabyo bigenwa n'ikoranabuhanga. Aha birumvikana ko rero ibya ruswa byajyaga bivugwa, aha bisa n'ibidashoboka. Ariko ibi nawe urabona bizarwanya ruswa ku kigero c'100% mu gutanga perimi. Mutubwire ibitekerezo byanyu muri comment. Ukora ikizamini iyo ageze mu modoka arongera agatera igikumwe habugenewe kugira ngo atangire gukora ikizamini. Ikoranabuhanga niryo riguha amabwiriza ukurikiza mu gihe ukora ikizamini. Gusa nanone iyo bibaye ngombwa uhabwa amabwiriza n'umupolisi ari ubu gukoresha ikizamini cyangwa uwo twakita nk'umugenzuzi wawe. Mu muhanda haberamo byinshi, nawe ibaze ahantu bugiye kugenda hafi isaha yose cyangwa ikaba yanarenga. Aha rero hari amakosa menshi uba ukwiye kwirinda. Amwe akurirwaho amanota ugakomeza mu gihe ugifite hejuru y'amanota 80. Andi makosa yo ahita akuraho amanota ari hejuru ya 20 icyarimwe, ku buryo niyo nta rindi kosa waba wegeze gukora uhita utsindwa ako kanya. Urugero ni nko kutambara umukandara neza, kurenza umuvuduko wagenwe ku isaha, kutubahiriza ibimenyetso bishinze n'ibishushanyije mu muhanda hamwe n'amabwiriza y'umupolisi, kwanga kumvira amabwiriza y'ukoresha ikizamini, kwanga gukora ikizamini, guteza impanuka mu muhanda, guhabwa ubufasha butanzwe n'ukoresha ikizamini, kutanyura mu cyerekezo wahawe ukaba warenga metero 150 utarakigarukamo. Aya makosa yose rero ahanishwa guhita utsindwa ikizamini. Nuko ubyirinda rero, kandi uhita umenyeshwa niba watsinze cyangwa watsinzwe ako kanya ukimara gusoza ikizamini cyawe. Ikizami cyo gutwara mu muhanda kirarangiye. Watsinze. Mwibuke muri Starlord Consultancy bagufasha kubona full scholarship yuzuye yo kujya kwiga mu Bushinwa. Ukeneye serivisi zabo wabariza kuri izi nimero ziri kuri screen yawe nona. Naho muri Twika SMM bagufasha kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe, harimo no gukora monetization kuri YouTube, gukora ibyamamazwa by'amoko yose nka ads zo kuri social media yaba ari Instagram na Facebook. Bagatanga n'ubujyanama muri byo uko wazamura business yawe ukoresheje social media. Ukeneye serivisi zabo wasura website yabo ariyo twikasmm.com cyangwa ukabariza kuri izi nimero rukureba kuri screen yawe nona. Bakoze cyane gutera inkunga iki kiganiro. Ibikubiye muri iki kiganiro byose tubikesha urubuga rwa Polisi y'Igihugu na YouTube channel yabo. Nawe ushobora gusura izo mbuga ugasobanukirwa birushijeho. Niba wakunze ibikubiye muri iyi video nyamuneka ntugende utayihaye like, kimwe nuko ushobora kuyisangiza inshuti zawe nazo zigasobanukirwa. Ushobora kureba izi video ziri kuri screen yawe none aha ugakomeza gusobanukirwa kurushaho n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana bahezagire.